ikibazo dufite, ikibazo cy'urujijo, urujijo ruje kubera ko abagombye kuyobora abandi mu mucyo nabo ubwabo bari mu rujijo badasobanukiwe ibyo barimo. Mu mwanya reka mbere yo kwinjira n'amagambo nongeraho tubanze twishyire mu biganza by'Imana kugira ngo dutabaze ijuru ritube hafi, aho muri mu bihande bitandukanye namwe mugire umwanya wo kwakira ubutumwa Imana itugenera uyu munsi, uwo muyoboro Imana iba yashyizeho kugira ngo utugezeho umucyo, tugezeho imiburo, itwumvisha amabwiriza ariyo twirengagije cyangwa se nayo twibwira ko turimo kandi tukaba tunyuranya, dushobore kwikosora kugira ngo tugende mu kigo bikwiriye. Data wa twese uhoraho mwami Imana yacu, uhimbazwe uhabwe icyubahiro data, aho uri mu bikari byo mu ijuru, igihe abamarayika bose nabo bagusingiza, ndetse ku bw'uyu munsi waduhamagaye, waduhaye akanya ko kugira ngo tuze muri uyu munsi wera w'isabato, uwo waturaritse kugira ngo twongere gutumbira uwo munsi waduteguriye, ubwo tuzahura turangije imirimo yacu muri iyi si data, kandi tukaba bazawugiramo bakaba koko n'abasabwa kuba ari abera bejejwe, ukaba ushaka kugira ngo icyo kigwa data kirusheho kumvikana muri twebwe twese, maze ugahora buri gihe cyose utwibutsa uko iminsi itandatu itambutse, tugomba kuba twiteguye kwinjira mu munsi wa karindwi, iyo ariyo sabato waduhaye, isabato yawe yera. Turakwinginga kugira ngo data wirengagize uko turi, utubabarire ibicumuro byacu, twakire muturane amaso y'impuhwe n'imbabazi, tugirire neza imigisha wateguye kuha abana bawe data, twese ntidutambutseho itugereho. Ni muri ubu buryo mwerekana none abene data bari mu bihande bitandukanye bakurikira ibi byigwa, baza kugira ngo twumve dusobanukirwe, bose data bayoborwe nawe muri inzira yo kwezwa no gutunganywa. Ndagusaba nk'umwana w'umuntu uri mu ijuru data, uzi ibintu bidukwiriye byatuma turushaho kujya mbere, witwongere mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Maze rero ubwo ndi gukora iya enregistrement, nshaka kugira ngo nyine muze kubageraho mu mwanya wenda uza kuza, bamwe muzabireba abandi muzabireba icyumweru se hagati. Mwibuke yuko ahantu turi kugenda tugana turi kugomba gusobanukirwa n'umucyo wa nyuma. Umucyo wa nyuma wa wundi mbagereranyiriza, mbabwira ko ari nka rya tara riri ku nkombe, rigomba kwereka abasare, yereka abatwara ubwato, ribereka aho bagomba kwambukira, bereka icyamunya cyo. Ushize nabwe nti Satani nawe ntabwo aba asinziriye, agenda nawe ashinga amatara hirya hino, noneho abantu ku buryo badashobora gusobanukirwa bavuga ati nirihe se, ati none se nirihe koko tugomba kwambukira. Ibyo rero ni biteye urujijo, murumva bigura n'iki na ya magambo twabonye yuko ngo Satani, amagambo ari mu ntambara ikomeye, batubwira yuko ngo Satani aya ntabwo ari mu ntambara ikomeye, ari muri butumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri, kiriya kigo cya 12, ahantu batubwira yuko ni mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri, mu gifaransa ni kwisubiye aho ni kuri paji ya 135 kwisubiye ya kabiri, niyo batubwira ko ngo Satani ngo azakoresha uburyo bwose bwo kugira ngo itorero ry'abasigaye ngo ntirisobanukirwe n'icyo ubutumwa bw'abamarayika batatu bugamije, igihe cyabwo naho bwatangiwe. Ibyo bizatera urujijo, birumvikana. Kudasobanukirwa
ibyo ngibyo by'ubutumwa bw'abamarayika batatu, ndagira ngo turi kujya tubibona ingorane biri kugenda bitera hirya hino, kuko ingorane ni uko bituma abantu badashobora gusobanukirwa n'umucyo w'igihe kitugezemo, umucyo w'ubugorozi buheruka. Ubutumwa bwatoranijwe nako mu bihamya y'igitabo cya gatatu, nubwo ndi mu Gifaransa niyo mvuga. Kuri paje ya 111 niho batubwira yuko ngo umuja w'Imana avuga ko ngo yabonye ngo habaye ivugurura mu bwoko bw'Imana, ubugorozi budasanzwe, ngo ubuto bwabaye mu mwaka 1844, ngo ndetse ubuto bwabaye ku gihe cya Pentecote. Ibyo nabyo tukabihuza n'aya magambo tubona yuko ngo ubutumwa buzarangizanya imbaraga ziruta ubwo zatangiranye. Ubutumwa ni ukuvuga ngo kuko tuzi ko no mu iherezo dufite ubutumwa bw'amarayika wa gatatu, ubutumwa bw'amarayika wa gatatu buzahabwa imbaraga n'ubugorozi n'ibyaje 18 cyangwa se ubugorozi bw'ibyaje 18. Ibyo bitegura ubwo bugorozi nyine tumaze kumva yuko buri tubona mu bihamya yuko ngo hababonye mu iherezo ry'umurimo ubutumwa buzaba bufite imbaraga ziruta uzo bwatangiranye. Aho no turi mu ijwi rirenga rya marayika wa gatatu. Kugira ngo twinjire muri iryo jwi rirenga rya marayika wa gatatu, nuko hagomba kuba habaye umwiteguro, kwerezwa, kwinjira muri iryo jwi rirenga rya marayika wa gatatu. Tukongera tukabwirwa yuko ngo nk'uko intumwa zitari ziteguye gutangaza cyangwa se kujya mu murimo igihe Kristo yarakimara kuzisiga, zagombaga ngo kubanza kwezwa zigahabwa imbaraga ku gihe cya Pentecote. Mbere y'icyo gihe ntabwo bari biteguye, ntabwo bari bafite kuba bagenda ngo bajye gukora umurimo. Ntabwo rero umurimo Imana ihamagaje ubutumwa bwabo, umucyo w'ubugorozi, ntabwo ari ibintu abantu bakora bivuye mu ntekerezo zabo, muri gahunda zabo, mu migambi yabo, ahubwo ubwo butumwa bwose Imana yabuteguye, yabushyize mu mwanya wabwo, kandi bwose bufite igihe yabugeneye. Bamwe nibwira ko abo dusanzwe twigana, ndetse bamwe bari kuri Facebook, kandi ni mwanya nagize kuboherereza imbonerahamwe iriho ukuri kw'igihe tugezemo, ikaba n'iyindi nanone yatwerekaga amateka yaranze abemewe ubutumwa bwa Mirere, ubutumwa bw'amarayika wa mbere. Abo bemeye ubutumwa bw'amarayika wa mbere, iyo tugiye none muri bwa buhanuzi bw'amatorero 7 nk'uko nabwo bamwe mumaze kujya mubyiga, ni uko itorero rya gatandatu Philadelphia naryo ryarashimwe nk'uko itorero rya kabiri naryo ryashimwe. Abo ngabo kugira ngo bashimwe ni abari bavuye hehe? Bari bavuye ku itorero rya Sarudi. Iryo torero rya Sarudi niryo Mireri yarahaye barabutumwa ngo mwubahe Imana muyihimbaza ku gihe cyo gucira urubanza gisoye, kuko cya gihe cya nyuma ubwo Kristo azajya azaba umutambyi mukuru, ubwo azajya ahera cyane, cya gihe kirasoye. Ubu twe turi kubivuga gutya nyine tubyemeza ko kuko ariko ubu ntabwo ariko babyumvaga, ntabwo bumvaga ko ari umurimo wa nyuma, ahubwo bumvaga ko Kristo azagaruka. Ariko kuvuga ngo Kristo azagaruka birumvikana ko ntabwo bari bamusobanukiwe
nicyo kigwa gikomeye dufite cyerekeranye n'ubuturo bwera. Icyo kigwa kitwereka Kristo igitambo, Kristo umutambyi, Kristo n'umutambyi mukuru. Ibyo rero byari ibintu none bagomba kuba barasobanukiwe, ariko twakwirengagiza ko nanone bari bamaze igihe kinini cyane bari mu rujijo. Igihe kinini cyane bari mu rujijo rwatangiye mu myaka ya 300 ubwo ubuyobe bwinjiraga, ubwo ibyo bya gipagani byose byazaga bikinjizwa mu itorero, maze urwo ruvangitirane rukaba rwo none bitera urujijo, cyangwa se bigakora icyo twita Babuloni. Iyo mvange ikakora icyo twita Babuloni. Mwibuke ko muri ubwo butumwa bwa marayika batatu, marayika wa mbere kuko Mireri yawutangaza mu Imana muyihimbaze, Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye, akaba yarabikoraga yishingikirije ku mucyo nawe yari yabanje gusobanukirwa. Uwo mucyo bwari ubuhanuzi bw'imyaka 2300 tubona muri Daniyeli igice cya 8:14. Ubwo niyo muri kuri yataburo kuri muri hamwe muri kubabwira, murabona ko ku ntangiro y'amateka ya Mireri murabona ko hari ahantu handitse Daniyeli igice cya 8:14, ukaba bigendanye n'ibyahishuwe igice cya 10, none kandi bikaba bigendanye none n'ibyahishuwe 14. Niho ibyo ngo ni umucyo ujya ubora abo ngabo batubwira byerekeye bitwereka icyo gihe umucyo wagombaga kuyobora ubwo bugorozi bw'ibyahishuwe 14. Ibyo bugorozi bw'ibyahishuwe 14 ni ugutegura abazatangaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu, kuko umucyo w'ubugorozi kuko nabyo twabibonye yeruzongera n'abakongera nkazongera kubyibutsa, nuko buri mucyo w'ubugorozi uba uri muri zo ntambwe ebyiri. Intambwe ya mbere yo ihamagara abantu kwihana, banyuma basobanukiwe umucyo bajya muri iyo nzira yo kwezwa no gutunganywa. Muri iyo nzira yo kwezwa no gutunganywa, cyangwa se la voie de la sanctification mu gifaransa, ni cyangwa se nanone iyo nzira yo kwezwa no gutunganywa niyo nanone tugereranya na rura rwego rwa Petero, rwa kabiri rwa Petero ku gice cyaho cya mbere guhera ku murongo wa 5, ngo kwizera, kwa kwizera umuntu yagize akiri muri ubwo butumwa bwa marayika wa mbere, agatera intambwe noneho akongeraho izindi ntambwe, agenda azamuka akaba ari kugenda akura. Ibyo nanone nibyo twajya tukabona mu yindi shusho ya mu myumvire, tubifashe mu myumvire yerekeranye no guhinibura igihingwa, ko igihingwa gitegurirwa umurima noneho hakagira igihe cyo gutera imbuto. Ni ukuvuga ngo igihe cyo gutegura umurima n'ibyo birebana no kwihana. Nimura kuri iyo mbonera hamwe, iyo ntambwe ya kabiri yo kwezwa no gutunganywa niyo nanone igereranywa n'iyo yo gukura. Igihingwa iyo kimaze kurangiza gukura cyera imbuto, izo mbuto zigakenera imvura ya nyuma, ariyo mvura y'itumba, kugira ngo kigere ku rugero, imbuto zigere ku rugero rw'isarura. Aribyo none batwereka ko umurimo wa marayika wa gatatu wo ni ukuza gutoranya, ukareba ayo mahundo meza agomba kujya hehe, agomba kujya mu kigega. Ngicyo uko umucyo w'ubugorozi ubukora muri izo ntambwe ebyiri. Intambwe ya mbere niyo kwihana, intambwe ya kabiri akaba ari kwezwa no gutunganywa. Noneho abarangije iyo nzira yo kwezwa no gutunganywa
bakababaye abatwara mucyo. Ni ukuvuga ngo bageze ku rugero rwo kugira ngo bashobore kuba bajya ku nshingano bahamagarirwa. Ngarutse ku byo ntabwo byerekeye n'intumwa. Intumwa zahawe ubutumwa, Kristo arazitegura, ariko zari zikeneye umubatizo. Imvura bagomba basukiwe muri kiriya gihe kuri uriya murongo wabo. Iriya mvura bahawe, iyo tubifashe kuri uriya murongo wabo, igereranywa n'iyo mvura y'itumba ikenewe kuri gihe cya nyuma cy'uko abo ngabo bazayibonera imvura y'itumba, bazaba bagomba guhangana, bazaba bezerejwe guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Kugira ngo bezerezwe uwo murimo, ni uko hagombye kuba habaye iki? Hagombye kuba habaye umwanya wo gutegurwa. Abo ngabo bari muri icyo gihe cya nyuma, ndagira ngo twumve neza, bategurirwe icyo gihe ni bande? Ni ba bande bari mu mucyo w'ubugorozi bw'Ibyahishuwe 14, bakomeza bakagera noneho bakagera ubwo bagomba mu gihe cy'akazuyazi, kubera ko n'ubuhanuzi buzaba buri gusohora. Ibyahishuwe igihe byatangiwe muri ya myaka y'ijana, nibwo batubwiye bati iryo torero mu gihe cya nyuma rizaba akazuyazi, rizaba rikeneye umuti. Uwo muti ari ruriya Byahishuwe cya 3 umurongo wa 18. Iriya nama y'umugabo wo guhamya. Iyo nama nibayakira, bazaba bari kugenda bazaba bari kwezwa, bazajya muri iyo nzira yo kwezwa, muri ukwakira iyo nama y'umugabo wo guhamya. Ni uko kwezwa kuzatuma bagera ku rugero rwo kugira ngo batangaze umuburo wa nyuma. Ibyahishuwe 18 umurongo wa 4 n'uwa 5. Iyo Byahishuwe 18 umurongo wa 4 n'uwa 5, tubwirwa yuko ni umuhamagaro wa kabiri. Kuri cya gitabo ndi kubabwira ubutumwa bwatoranije umuzingo wa kabiri, kiriya gice cya 12 igice cya 12 batwereka by'ubutumwa bw'amarayika batatu n'amarayika wundi. Ndagira ngo aho ngaho ntsindagira ikintu cyatumye buriya butumwa bwongera barushaho gutsindagirwa kiriya gihe, nuko hari abantu bari gutanga ubutumwa butari bwo, abitwa ba Stanton, babaga bari kuvuga ngo itorero ryawe Babuloni, bari gutangaza ubuhe butumwa? Bagatangaza ubutumwa Byahishuwe 18 umurongo wa 4 n'uwa 5, ngo bwoko bwanjye nimusohoke. Ni ukuvuga ngo bagiye gutera urudubi, bari kuvuza impanda itariyo mu gihe kitari cyo gihe cyo kuvuza iyo mpanda. Ibi byabaye muri mwaka 1880 sinibuka neza, ariko byashyira muri mwaka 1989 aho ngaho. Mwabireba neza kugira ngo muyenda nanjye nazajya n'ubutana nazaba confirmation neza kugira ngo mbereke date yariyo. Ariko ni muri iyo myaka mwumva ko hari kiriya gihe n'ubundi itorero rikiri kwingingwa, rikiri guhabwa imiburo, rikiri Imana ikiri kuriguyaguya kugira ngo bihane, bemere iyo nama y'umugabo wo guhamya. Ariko ibyo byose ni ukuvuga ngo nta na kimwe cyagombaga kuzaba igihe cyari kitari cyagera. Amateka ntabwo ngiye kurabona ikuye basomera yose, nuko gusa icyo tubona nuko ibyari byabaye muri mwaka w'1888 ya crise Minneapolis, aho bavuga ko ngo banze ubutumwa bwo gutsindishizwa ku bw'ubuntu,
niho nongera kwibutsa bene data, ntabwo kiriya kigwa gutsindizwa ku bw'ubuntu nacyo tugifata nk'umucyo w'ubugorozi, ngo noneho tuba twavuga ko ngo ni umucyo w'ubugorozi Imana yari itanze kiriya gihe, uwo bukaba ari umucyo w'ubugorozi wari uje kwiyongera ku mucyo w'ubugorozi ubumarayika wa mbere, marayika wa kabiri. Ngo noneho ngo bibe aribyo ubona nk'uko bamwe bavuga ngo ni umucyo, ngo ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ariko ni ikinyereka ko hari byinshi batanu batigeze basobanukirwa, kuko kiriya kigwa cyo gutsindishizwa ku bw'ubuntu ni uriya murimo wa kabiri, iriya ntambwe ya kabiri, umucyo w'ubugorozi mu ntambwe ya kabiri, iyo ntambwe yo kwezwa no gutungana. Ndagira ngo kugira ngo nsiragire icyo kintu murusheho kucyumva neza, ni uko umucyo w'ubugorozi wose, iyo ntambwe ya kabiri niyo irebana na hariya mu ihema, hariya ahera. Hariya ahera hari ibintu bitatu, hari ibintu bitatu biba bihari, nzagira ngo bigarukeho kuri ya taburo, nzajya bigarukeho ko ndashaka kugira ngo uzashake umwe noneho tutatangira dufate iriya taburo, ngerageze kujya nzitsiragira kuri umuntu azajya ayikubita amaso, azajya ahita abibona byose, ndetse biza niba byazabafasha gutuma n'ibindi byose mwize mu gihe cyatambutse byose muza mukabishyira mu mwanya wabyo. Kuri iriya taburo iyo aho ngaho, kuri iyo ntambwe ya kabiri, iyo gukura, yo kwezwa, gukura n'icyo gihe imbuto zigomba kuba zigaragara. Icyo kintu, uwo murimo, ibintu bidufasha kugera kuri iyo ntego ni biriya tubona bitatu biri ahera, harimo iriya mitsima, harimo ya gitereko cy'amatabaza, harimo kiriya gicaniro cy'imibavu. Ibyo bintu bitatu nibyo so nkingi bidufasha gusobanukirwa no gukura, kugera tukagera ku rugero, iyo nzira yo kwezwa no gutunganywa, kugira ngo tugere ku rugero rwo kugira dushobore no kwitwa abatwaramucyo, ba bandi Kristo abwira bara muri Luka igice cya 12:35, ababwira ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yaka. Ni ukuvuga ngo abo bantu bagize cyo gukekwa gukura, amatabaza yabo yateguwe, bageze none igihe cyo guhabwa umwenda wera, bagomba guhora bakenyeye amatabaza yabo. Kristo yazagaruka akazasanga bari muri ubwo butungane. Nizo mpamvu abagiye banyura mu mucyo w'ubugorozi wose bwaranze amateka y'itorero, buri bantu bose igihe cyabo cyabaga gitambutse, aho ngaho babaga barangije umwiteguro, babaga bageze ku rugero, bakagaragara ko bagiye mu kigega. Niyo babaga bashize umwuka, babaga bagiye mu kigega, bakazazukira kuba bakazazuka ari abakiranutsi.